Yes, ibihe byiza wamaje gukanda subscribe ndetse we tubana umunsi ku wundi. Iyi ikaba ari Ineza G cyangwa se Jimu y'ubwonko. Ni amavideo akomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse harimo na TikTok, YouTube ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Iyo video ni video ya hano tugiye kugarukaho muri aka kanya, ndetse video yakomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye rwose, video itarimo kuvugwaho rumwe na benshi. Iyo video iravuga iki ndetse yazanye izihe mpagarara cyangwa se yateje izihe mpagarara mu bantu, nibyo ngira ngo tuganireho kuri uyu munsi wa none, ndetse tumaze iminsi tutagaragara kuri kamera. Ndagira ngo tuvuge kuri iyi video, nawe banza urebe iyi video kugira ngo tugire ibyo turenzaho. Turagaruka mu kanya tugire ibyo tuvugaho kuri iyi video, ndetse nawe wamaje gukanda subscribe kugira ngo tujye tukugezaho amakuru nk'aya yizewe kandi yihuse. Iyi video rero hari benshi bayivuzeho, ndetse nanjye nyirebye ndavuga nti iyi video rwose ntago byanyorohera kugenda nkayivuzeho cyangwa se nkayiteho komanteri ngo ngire icyo nyivugaho. Ya Mpano ni umuntu wamenyekanye mu myaka nk'ibiri ishize, yego yahereye kera akora, ariko kugira ngo tumumenye cyangwa se abageze kuri level ariho uyu munsi wa none byamutwaye igihe kinini. Ndakeka ari nk'imyaka yari maje kuba nk'imyaka 4 cyangwa 5 kugira ngo tube twamenya Ya Mpano, ariko kuva amenyekanye nta myaka 2 ishize cyangwa se nta myaka 2 bimutwaye kugira ngo abe yamenyekana. Ya Mpano akaba yabaye Ya Mpano rero ku mbuga nkoranyambaga niki kiri kuvugwa, ndetse ni Ya Mpano ntago wa scrollinga kabiri utaragera kuri video za Ya Mpano cyangwa se zimuvugaho. Iyo video ni video bifashe bari mu gikorwa, twavuga ko ari amavideo nyine yari mu gikorwa kitari cyiza, kitari kinashamaje, ndetse ni video ifite iminota 8 yose. Video rwose yakomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa ko ari Ya Mpano wayirekuye, ndetse yaje no kuba atwitinga kuri X cyangwa se ku rubuga rwahoze ari Twitter, avuga asaba imbabazi, ndetse yemera ko niyo video ari ye, ndetse katanabihakana ahubwo byaje kuba ariko akaba atabigizemo uruhare cyangwa se atazi uwashyize hanze ayo mashusho, ariko yemeza ko video rwose ari ye, atabihakana. Akaba ari nayo mpamvu byateje urujijo, ndetse birimo kuvugwa ko ashobora kuba yajyanwa no mu nkiko, nkuko twabonye ba Emerine cyangwa se Ishanga bagiye mu nkiko, ndetse bakaba bajyanwa no mu kigo kigororero kugira ngo bagororwe ndetse banyuzweho n'akanyafu. N'abaturage rero nicyo bakomeje gusabira Ya Mpano. Biragenda bite? Nawe ntuze gucikwa, uko biri buze kugenda turaguma tugukurikiranira hano ku Ineza G. Niyo mpamvu natwe tuba turaha ngo dukomeze dutyaze iminwa yacu, dushimishe cyangwa se tunezeze ibyishimo byawe, kugira ngo tuze kugira ngo kubana muri iyo video. Rero icyo usabwa nawe urakizi, ni ugukanda subscribe, kandi Imana ibahe umugisha, ibarinde. Ciao ciao.